bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turacyakomeje urugendo rwacu rw'igisibo, nk'uko rero twabigarutse mu ntangiriro y'igitambo cy'Ukarisiya. Iki gihe ni igihe cyo kubona ubwiza bw'Imana, dukomora ku kwemera kuzamuka umusozi, gukorana urugendo na Kristo, tukagendana nawe, tukabana nawe. Ubwo bwiza bw'Imana rero bavandimwe tubona ryari? Tubona igihe twemeye kwinjira mu isengesho, tukavugurura umubano wacu n'Imana, wa mubano w'impagarike. Tukaha Imana umwanya uhagije mu buzima bwacu, tukemera guterana umusozi na Kristo kugira ngo tumurangamire, tumwumve, tumutege amatwi kandi tumwumvire. Mu isengesho bavandimwe niho Imana itubwirira, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Aburahamu ubwo yari asinziriye, Imana yamugiriye isezerano mu nzozi. Yari asinziriye, ariko asinziranye ubwiza bw'Imana, kuko yari yunze ubumwe n'Imana mu rugendo yari arimo. Nubwo urugendo rwari rumaze kuba rusa nk'aho ruba rurerure, ananiwe, ariko yasinziriye, asinzira mu isengesho, asinzira muri Nyagasani, maze akangukira gusingiza Imana n'ukuntu ubwiza bwayo. Ibyo bitotsi byamutwaye nabyo twumvise, byatwaye abigishwa ubwo bari bazamukanye umusozi na Yezu, maze bakanguka bakabona ubwiza bwe, bakavugishwa, ariko kandi bakumva iryo jwi ribabwira ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumvire. Iryo jwi bavandimwe twumvise nanone ryamanutse ku munsi wa batisimu ya Yezu Kristo, natwe tukaryumva umunsi duhabwa batisimu, igihe twemera gukurikira Yezu Kristo, tugapfana nawe, tugapfa ku cyaha, tukazukana nawe mu buzima bushya. Iryo jwi twongera kuryumva bundi bushya igihe cyose twemeye gutega amatwi Yezu Kristo, tukagendana nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu isengesho ndetse no mu kuzirikana ijambo ry'Imana. Aho ngaho niho tuzabona bwa bwiza bw'Imana muri rya sengesho. Ngo nuko babonekerwa bari kumwe, hari Musa na Eliya. Musa akashushanya cyangwa se akaba ahagarariye ibyanditswe bitagatifu, nuko muri Eliya hakaba harimo ibyavuzwe byose n'abahanuzi. Ibyo kandi bikuzurizwa hehe? Muri Yezu Kristo umwami wacu. Bavandimwe, ubwo bwiza bw'Imana tuzarushaho kubona muri iki gihe nidufata umwanya tukazirikana ijambo ry'Imana, ryo funguro ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kudasoma ibyanditse bitagatifu niko kujijwa, cyangwa se kuyoberwa, nako kubura Yezu Kristo mu buzima bwacu, kuko ibyanditswe bitagatifu ni ifunguro ritunga roho zacu. Ibyanditswe bitagatifu ni urumuri rutumurikira, niho twumva icyo Imana idushakaho muri rya jambo ry'Imana twumva umunsi ku munsi, igihe turiteze amatwi tukaryumva kandi tukaryumvira.
bavandimwe, uwemeye kuzamukana na Kristo umusozi agasenga kandi akamwumva, uwo nguwo agira amizero ahamye. Nibwo twumva isezerano ry'Imana. Mu isomo rya mbere Imana agiranye na Aburahamu isezerano, kandi isomo rya kabiri twabise Pawulo Mutagatifu natubwira ngo iwacu ni mu ijuru. Isezerano, kugira isezerano. Umukristo abeshwaho n'isezerano, niryo banga tugendana. Kabone naho wahura n'ingorane zikomeye, iyo ufite ibanga ry'isezerano wibitseho ntabwo ucika intege bavandimwe. Kristo Yesu akuzwe. Iwacu ni mu ijuru. Iki gihugu mweretse ni igihugu uzatura wowe n'urubyaro rwawe. Umukristo wibitseho isezerano ry'Imana, iyo ageze mu bihe bikomeye iryo sezerano riramukomeza. Uhuye no kubangamira, uhuye no kurwanya, ushaka kuvutsa ibyishimo byawe, ntuhangana nawe kubera ko ufite ibanga ry'isezerano ry'Imana. Kubera ko uzi iyo ugana, ufite isezerano ry'icyerekezo urimo. Nta gushidikanya rero, aho tugana ni heza, kuko iwacu ni mu ijuru, kandi urugendo turimo tukaba dushyigikiwe na Kristo uduhamagara kandi udukomeza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho hantu rero harakomeye bavandimwe, dusanga Kristo tukabona ubwiza bwe muri rya sengesho tuvuga umunsi ku munsi, igihe twiyemeje kwigomwa umwanya cyangwa se gufata umwanya wacu tukabana n'Imana, nk'uko mwigomwe uyu mwanya muri aka kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dufatanye gushimira Imana, dufatanye gusingiza Imana. Hari abandi batabibashije, ariko ni umwanya mwiza wakirere, cyangwa se wigomwe wafashe umwanya wakawuha Imana, Imana nayo imuha umwanya uhagije kandi ikarushaho kumwigarurira. Aha kabiri bavandimwe, turushaho guhura n'ubwiza bw'Imana ni mu bavandimwe bacu. Igihe cy'igisibo ko twagumye kubigarukaho, ni igihe cyo gufasha abavandimwe bagenzi bacu. Yezu Kristo aza tugana mu ishusho ry'umuvandimwe mugenzi wacu, wa wundi uza adukeneye, muri rya jwi ritakamba rishaka uwatabara, muri rya jwi ritakamba rishaka uwarihumuriza, muri wa muvandimwe mubana mu rugo wifuza ko wamubanira neza. Aho ngaho niho Yezu Kristo atwiyereka. Ariko se igihe turimo bavandimwe, tuzabasha kubona Kristo dute? Ko iyo bigeze ku gihe cyo gusenga, abenshi tuvuga ko nta mwanya dufite. Ese koko ni umwanya wabuze, cyangwa umwanya w'Imana twawuhaye ibindi? Umwanya w'Imana twawujyanye ahandi. Abantu bari busy, bari muri byinshi, ariko ntabwo nizera ko ibyo byinshi barimo byose ariko bibafitiye akamaro, ku buryo abantu bageraho bibagirwa bakaba umwanya wo guha Imana, kubera imibereho, icyo twita imibereho. Iyo mibereho se itwibagiza ko iwacu ari mu ijuru, yaba ari imibereho bwoko ki? Ibanga ry'ijuru twararisobanukiwe, ntabwo iby'isi byagombye kutwibagiza ko aho ngaho ariho tuzaba ubusiraherezo. Ni ikibazo gikomeye rero bavandimwe muri iki gihe, kuko abantu gusenga, cyangwa se navuga mbere na mbere, Imana ntabwo igifite umwanya mu buzima bwabo. Abantu twiratana iby'ubuhangange twabashe kugeraho, bamwe bajya hihibikanira ibya siyanse, kuvumbura ibihambaye, kugera no ku bitagaragara kubera ubuhanga, ariko n'ubwo buhanga twabuhawe n'Imana. Ugasanga turahibikanira iby'ubutunzi n'ubukungu,
ibyo byose tukabona ko bidufata umwanya mwinshi ariko tukibagiza umwanya w'Imana. Ibyo byose rero umuntu uko agenda arushaho kuzamuka akarushaho gushyikira ibyo byose yifuza kugeraho, niko arushaho gufata umwanya uhagije akumva ko yihagije ubwe, maze akibagiza ko atabaho atari kumwe n'Imana, akumva ko ari kubaka ubuhangange bwe, ariko akibagiza ko umunsi umwe ubwo buzima bwe hano ku isi buzarangira, agasanga uwaduhanze ari nawe utubeshejeho kandi uduhamagara. Birababaje bavandimwe, kuko bigezaho usanga abantu bashyira ishema ryabo bakiratira mu cyagombye kubatera isoni. Ibyo nibyo twumvise mu isomo rya kabiri. Biragayitse, biranababaje, tugashyira ishema ryacu mu byagombaga kudutera isoni. Aho ushobora kumva umuntu yiratira ubuhangange, wumva umuntu avuga ngo ngewe ngo nshobora kunywa ikaziye y'inzoga nkayimara. Umugabo ufite urugo, ufite abana mu rugo, ufite mudamu, nta cyo kurya nta n'icyo kunywa barya bafite gihagije, ariko ntewe ishema ry'uko nanyweye ikaziye y'inzoga nkayinywa, nkayirangiza nkaba ntashye mbasha kwicyura mu rugo. Umva ngo nazinyweye kandi mbasha kwicyura mu rugo. Kuki se ugomba kuzinywa ubundi ukageza aho utabasha kwicyura mu rugo? Ni ikibazo. Ngo ndazinywa kandi nkabasha kwicyura mu rugo. Ibyo ubundi byagombye gutera umuntu isoni, niba ageze aho yiratira ko yanyweye nyinshi akazinywa kugeza aho abasha cyangwa se ananirwa gutaha. Ibyo byagombye gutera umuntu isoni, ariko hari ababyiratira. Hari usanga biratira, umugabo yiratira ko akubita umugore, umugore ukumva yiratira ko akubita umugabo. Cyewe ndagakubita da, ndagakubita, ntago yamvugaho. Umugore, iryo ni ishema ry'umugore se? Ibyo bintu byagombye gutera umugore isoni, kumva ko akubita umugabo we. Byagombye kumutera isoni. Umugabo w'umusore bihanyazwa kumva ngo yakubise umugore, yamugize intere, ntabwo ari cyo wamushakiye, nta nibwo ari nacyo mwasezeranye. Ibyo byagombye kugutera isoni, ukumva ufite ipfunwe no mu bandi bagabo, kuko abandi biratira ko urugo rwabo ruhagaze neza, ariko ukiratira ko wakubise umugore. Ibyo nta shema ririmo. Ukumva umuntu w'umusore ari kwivuga ibigwi by'uko azi gusambana by'ikirenga. Ibyo ni ishema rihe? Warayobye, nta shema ririmo. Ngo ngiye uyu munsi ushobora kuva hano n'ejo nkajya hariya kumva, kandi akumva ntacyo bimutwaye, umuntu akumva atewe ishema ry'uko wazi ubwenge bwo kubeshya abantu ku buryo ntawe umuvumbura. Mbega ishema! Biragayitse. Ngo hari benshi rero bitwara nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo, aho inda yabo bayihinduye imana yabo. Ese tuzabona gute ikuzo rya Kristo aho umuntu ataka cyangwa se agwa, aho kumuramira tukaramira ikofi? Umuntu yituye hasi, muzabibona agisida, habaye agisida, aho kugira ngo abantu bajye gutabara umuntu bajya kureba ngo yari afite iki, ikofi ye yari mwiki, umufuka we hari mwiki. Aho kuramira umuntu abantu baramira ikofi. Ni ikibazo gikomeye, aho kubona imbabare n'indushyi umuntu ayibonamo iyo yabyaza umusaruro. Ese abakene twakora projet gute kugira ngo nzabone amafaranga nzashyira mu mufuka wanjye nkurikije kuri aba bakene? Projet nakoze z'umukene ntabwo ari zo kuzamura umukene, ahubwo nizo kwinjiza amafaranga mu mufuka wanjye. Nubwo mbifitiye ububasha cyangwa se nkamfite aho nshobora gukomanga bakama umutungo wa leta ukabasha kugera
aho ngaho, ariko ugasanga ikigenderewe ntabwo ari ukuzamura wa mukene, ikigenderewe ni ukwizamura njyewe ubwanjye nkagira ibyo nsagura mu mufuka wanjye. Ubwiza bw'Imana sinzabubona ne ko Kristo adusanga muri ba bakene turi kuriraho? Ese ubwo bwiza tuzabubona dute? Tuzabukura he? Kristo yazakuzwe bavandimwe. Uje komanga ku muryango ntago mubaza ngo urashaka iki, urashaka nde? Wenda ni ngiye washaka, ahubwo urashaka iki? Ese ndabona nimenaze ku mutungo wanjye, abantu bose bahora bazenguruka nga barashaka iki, ariko undi babashaka iki hanga? Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye. Wa mugore mu bantu ku muryango buri munsi ku munsi abantu binjira hanga, ni ikibazo umutu. Abo bantu ari yatera ibintu bashaka, ahubwo ari ijambo ryiza ari wowe bifuza kubona. Ariko umuntu akabona abantu akabonamo ikibazo kubera ko wagira ngo waje kurya ibyanjye no kubimara. Ese ubwiza bw'Imana tuzabona dute? Ko Yezu Kristo atwigaragariza muri ba bagenzi bacu aho tubona tukabonamo ibintu. Ko Yezu Kristo atwigaragariza muri bagenzi bacu baza batugana, umwana akaza kugana ngira ngo dawe mfasha, wowe mubyeyi mfasha, wowe mpakazi, aho kugira ngo mubone nk'uwo ushobora gufasha ukamubonamo uwifuza kugomba gukemura ibibazo byawe. Abenshi nuko usanga benshi bagusha abandi mu busambanyi n'ibindi, kubera ko yaje amushakaho ubutabazi, ariko bamubona mw'imari cyangwa nuje gukemura ikibazo cye agomba kumugira igikoresho. Ese ubwo bwiza bw'Imana tuzabubona ryari? Niba umuntu tumubonamo ibintu gusa, tuzabona ubwiza bw'Imana dute? Niba umwanya wo gusenga twaruhari ibindi, tutakizamuka umusozi ngo tuzamukane na Kristo, twebwe twirwanaho ubwacu gusa, ubwo bwiza tuzabukura hehe? Tuzahurira he nabwo? Bavandimwe, igihe cy'igisibo n'igihe cyo kwisubiraho, twebwe nk'abakristo buri wese akisuzuma akareba uburyo ari kugenda, uburyo ari kugenza. Nkuko mwabyumvise mu isomo rya mbere ndetse no mu ivanjiri, Aburahamu yageze igihe ngo abona umwijima maze ashya ubwoba. Abigishwa nabo byageze igihe bashya ubwoba. Igihe cy'ubwoba kirahari, ariko ku mukristo ubwoba bw'ibyo abona buzamuka bushibukamwo amizero yo kubaho. Ku mukristo umwijima umubindikiye uzamukamo urumuri rwa Kristo rumutera amizero yo kubaho no gukomeza ubuzima. Ubwoba bw'urupfu rushibukamwo amizero y'ubuzima buzahoraho iteka, dukomora kuri Kristo wazutse kandi watsinze. Ariko kutazi Imana, kuri wa wundi udasenga, kuri wa wundi wumva ko yishoboye muri byose, ubwoba bwe burangira n'ubundi umugize imbata, akabaho nta mizero, nta cyerekezo. Bakristo bavandimwe, nimukomere kuri Nyagasani, muze dusabirane mu gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo twebwe nk'abakristo tubeho koko, twemere kugendana na Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muvandimwe, wakora business imeze gute, waba mu buzima bumeze bute, ntuzibagirwe guha Imana umwanya mu buzima bwawe. Uzemere unanirwe, uvunike, ariko mu mvune zawe za buri munsi uzibuke uwaguhanze. Uzazirikana aho uri hose ko akwifuzaho kumubera umwana umunyuze. Wibuke ko hari ijwi ryavuze urya munsi wa batisimu, nk'uko ryavuze giwe kuri Kristo, nawe iryo jwi ry'Imana rikuvugira rikubwira ngo uri umwana wanjye nkunda, uri umwana w'Imana. Kandi kuri umwana w'Imana ntitwaremewe kubaho muri iyi si gusa, ahubwo turi n'abana b'ingoma y'ijuru, aho tutamagarirwa kuzaba ubuziraherezo kuko dufite iryo sezerano. Dusane mu gitambo cy'Ukaristiya rero bavandimwe, kugira ngo iki gihe cy'igisibo kitubere igihe koko cyo kugira imbaraga muri rya sengesho ryacu. Tugire imbaraga zo gusenga kandi twigomwa, kugira ngo uyu mubiri wacu ntutubere ikibazo, ahubwo tubeho dusingiza Imana, kandi abagenzi bacu badukeneye bashe kutubona
tugire imbaraga zo kurekura dufungura ibiganza byacu kugira ngo duhaze abakene, tugire imbaraga zo guhaguruka dusanga abadukeneye tubasura kugira ngo tubahumurize, by'umwihariko tugire imbaraga n'umuhate wo gutega amatwi ijambo ry'Imana ndetse no gutega amatwi bagenzi bacu kugira ngo tubahumurize kandi dukomere muri Nyagasani. Icyampa ngo igihe turimo kitubera igihe cy'ibyishimo, igihe cyo kunezererwa, maze nufata isengesho ryawe ukaryinjiramo ujye wumva uvuga uti aha hantu ni heza. Icyampa ngo tuhace ibiraro bitatu, uca ingando muri Nyagasani, uca ingando aho usengera, uca ingando kandi uryoherwe. Iki gihe cy'igisibo kikubera igihe cyo kuryoherwa n'isengesho, igihe cyo kuba mu Mana, igihe cyo kunyurwa no kunezererwa muri Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe, magutwa muzwemera